gushidikanya uyu ni umwe mu minsi mibi cyane ku myidagaduro yo mu Rwanda mu gihe nta n'amasaha 20 ashize bimenyekanye ko Buravan yitabye Imana. Iyo nkuru n'ubundi abantu batarayakira bakiri muri ako gahinda, haje indi nkuru nayo yinca mu mugongo mbi cyane ko Yanga watumye ubwana bwa benshi bugenda neza kubera filime yasobanuraga nawe yamaze kwitahira. Kumva filime zitari ikinyarwanda kandi ukazikunda, nta gushidikanya Yanga n'umwe mu babigizemo uruhare rukomeye. Yahaye ibyishimo mu magambo ye ubwo yasobanuraga igikabyo cyinshi utibagiwe gusetsa ndetse no kujyana imbere muri filime ku buryo wayirebaga neza cyane nk'uri aho ngaho iri kubera. Uyu mugabo yari umuhanga cyane mu kazi yakoraga. Iyi nkuru y'urupfu rwa Yanga nayo ni inkuru itunguranye cyane abantu benshi batarakira. Umuntu wa mbere watangaje inkuru y'urupfu rwa Yanga ni Junior GT abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Yagize ati, ruhukira mu mahoro mukuru wanjye, kuri njye wari umubyeyi buri gihe nizeragamo kandi nareberagaho muri byose, waneye imbaraga kandi waramfashije, ruhukira mu mahoro. N'icyatumye Yanga yitahira cyangwa se apfa kandi ibintu byaranze ubuzima bwe bw'ingenzi wifuza kumenya byaba ari ibihe? Yanga ni umugabo wakunzwe n'abatari bake w'igihe cyose, wari uyoboye ibijyanye n'agasobanuye cyangwa se no gusobanura filime mu myaka 10 yamaze akora kano kazi. Yamenyekanye mu mwuga w'agasobanuye filime cyangwa se wo gusobanura filime mu kinyarwanda arizo zaje kumenyekana nk'agasobanuye. Nyamara amazina yahawe n'ababyeyi ni Nkusi Thomas. Yakunzwe na benshi mu banyarwanda, yazanye umwuga mu Rwanda utari usanzwe kandi awuha umurongo ngenderwaho, maze bigatuma haboneka abandi bantu basobanura filime kandi ku rwego rwiza. Izina rye yubatse ryatumaga buri wese wasobanuraga filime benshi bamwita Yanga. Ryari ryaramaze kuba izina ry'umuntu usobanura filime bya kimwuga. Bajyaga bavuga ngo mbese mu Burundi bagira Yanga, mu rwego rwo kumvikanisha ko akazi yakoraga yari yaragahaye izina ndetse n'umurongo ngenderwaho wo gusobanura filime. Yanga yatangiye kugakora afite imyaka 17. Icyo gihe akaba yarigaga mu mashuri yisumbuye. Yavuze ko ibi byaturutse ku mateka ye kuko ubwo ngo yari umwana aho yabaga mu gihugu cya Uganda bari baturanye n'abakoraga uyu mwuga gusa mu rurimi rw'Ikigande. Aje kwamamara cyane muri filime zari zigezweho hagati y'umwaka w'2000 kugeza 2013. Sobanura filime wari umwuga wamuhesheje amafaranga menshi nk'uko yakunze kugenda bisobanura, ndetse unamuhereza igikundiro n'abakunzi benshi batagira ingano. Uyu mwuga we kandi ni nawo waje gutera imbaraga abandi basobanura filime bagiye bakurikiraho mu bihe bitandukanye, harimo nka Junior GT kugeza uyu munsi ukunzwe cyane kubera benshi yagiye ayobora muri iyo nzira. Kuri zino saha bakaba barawinjiyemo uwo mwuga wo gusobanura filime. Benshi bamwita umubyeyi kuko ari we bafata nka papa wo gusobanura cyangwa se umubyeyi wo gusobanura agasobanuye filime mu kinyarwanda. Yanga amaze guhagarika uno mwuga wo gusobanura filime, yagiye mu bindi bikorwa bitandukanye byamuhaga amafaranga binamwinjiriza akayabo. Asa nk'ubuze burundu muri uno mwuga wo gusobanura filime mu kinyarwanda. Arangije anasezereye umwuga, ariko niyarikiye aho yakomeje gutera inkunga ndetse n'imbaraga anagira inama barumuna be, ndavuga binjiye mu mukino wo gusobanura cyangwa se mu mwuga wo gusobanura filime mu kinyarwanda, ndetse mu biganiro bitandukanye bose bakaba baragiye bamushimira. Ahangaha rero niho turi buze kwinjira mu byaranze ubuzima bwe, cyane cyane mu nzira y'uburwayi bwe kugeza muri kano kanya aho yitabye Imana. Uyu mugabo mu mwaka w'2018 nibwo yaje kugaragara ko arwaye kanseri cyangwa se kumenyekana ko arwaye kanseri. Mu mwaka wa 2019 bamubwiye ko natitabwaho neza nta n'umwaka azamara. Ahangaha rero niho tugiye kwinjira neza mu rugendo rwe kuva amenye ko arwaye sangamo kanseri, ibonekerwa ryamubayeho, akira agakiza kimwe no kwitaba Imana. Ikiganiro rero yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi TV, Yanga yagarutse ku bijyanye n'uburwayi bwe, aho ngo bwamufashe atazi ubwo ari bwo.
aza kugira ngo ni ukurwara mu nda bisanzwe, aza kujya kwa muganga, aho ahangaha bwa mbere baje kumubwira ko afite acide yo mu gifu yari yabayemo nyinshi, ariko imiti bamuhaye icyo gihe ntayo yigeze igira icyo imumarira. Yakomeje kwivuza, nyuma yo kwipimisha ahantu henshi hatandukanye baje kumubwira ko arwaye ikibyimba mu nda. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 uburwayi bwo mu nda bwakomeje kwiyongera. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2019 muganga amubwira ko cya kibyimba cyo mu nda kitavurwa neza gishobora kuzabyara kanseri, kuko muganga yirinda icyo gihe no kuza kugikoraho cyangwa se kuba yakibaga, kuko yaba ari kanseri iri gukwirakwira cyane mu nda no mu mubiri wose maze agapfa. Nyuma nibwo Yanga yaje kujya kwivuza mu bihugu bitandukanye, aho yifuzaga kujya hagati ya Kenya, South Africa ndetse n'u Burundi cyangwa se n'Ubuhinde, maze biza kurangira bahisemo kumujyana muri South Africa. Aha rero niho yaje kumenyera ko arwaye kanseri yo mu nda kandi ko ishobora kumuhitana ativuje neza. Umugore we w'umuzungu we akaba yaramufashije cyane muri ubu burwayi. Muri iki kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi TV, Yanga yasobanuye birambuye uburyo akigera muri South Africa yashyizwe ku miti ikomeye mbere y'uko abagwa, meza kuribwa ari nako atakaza ibiro, ku buryo yavuye ku biro 90 arangije agera ku biro 74. Nawe yatangiye kwiheba agira ngo ubuzima bwe bugiye kurangira. Ati nararwaye ndaremba kugeza ubwo bambwiye ko kanseri ndwaye igeze ku rwego rwa 4. Natangiye kwiheba numva ko mpfuye birangiye. Icyo gihe cy'uburwayi bwanjye abaganga bajyaga bankomeza, ariko nkabona ko ari ukwanga kunkura umutima. Byari ibintu bikomeye. Gusa ngo icyo akora icyo gihe igihe yari arimo kwivuriza muri icyo gihugu ahagana mu mpera z'umwaka wa 2019, Yanga yakomeje gushaka uko ategura uko yazajya asenga ndetse anapanga uburyo azahura n'umupasiteri ukomeye wo muri icyo gihugu ndetse n'undi mupasiteri wo mu gihugu cya Nigeria witwa TB Joshua. Muri we yumvaga ko nagira amahirwe akabonana n'umwe muri aba bapasiteri bazwiho gukora ibitangaza azamukoraho yarangiza agakira. Yanga yagarutse mu Rwanda mu mwaka wa 2019 muri Gashyantare mu mwaka wa 2020. Icyari kimuzanye yari aje gushaka visa ndetse no gutega indege izamujyana muri Nigeria gushaka uriya mupasiteri ko narangiza azanamusengere. Nyamara mu gihe yari arimo kwitegura gushaka izo visa n'uburyo azajya muri Nigeria, Yanga mu bintu bijyanye no kurota cyangwa se mu nzozi yarose abona umupasiteri wo muri Uganda arimo kumukiza. Arangije ngo anamuha ububasha bwo kuba umukozi w'Imana muri izo nzozi. Ibyo byatumye abyuka, arangije afata indege ajya mu gihugu cya Uganda kureba uwo mupasiteri yaraye yarose. Ngo bakibonana uwo mupasiteri yakoze kuri Yanga, arangije aramubwira ngo urakize igendere. Ano magambo Yanga yanze kubanza kuyizera, kuko byanyabyo akize iyo kanseri yatumaga ahora yigunze kandi yumva ko ageze ku gihe cye cya nyuma cyo gupfa. Ngo nyamara Yanga asubiye muri South Africa kwipimisha aho yari asanzwe yivuriza, umuganga amubwira ko nta kanseri akimubonamo. Ngo nyamara icyo gihe banakomeje no kumupima basanga ko nta byanyabyo nta kanseri afite mu mubiri we. Umuganga wansuzumye bwa kabiri yari afite raporo y'umuganga wansuzumye bwa mbere. Amamagaye ngo nze ngame igisubizo, barambwira ngo ibi sinigeze mbibona, uburyo umuntu wari urwaye kanseri yari iri ku rwego rwa 4 yaza igakira igashira burundu mu mubiri. Guhera ubwo nk'uko icyo kiganiro kigaragara ku Isimbi kigenda kibivuga, Yanga nyuma yo gukizwa mu buryo butangaje cyangwa se akaba yakiriye iyo ndwara ya kanseri, yahise ahitamo kuba umukristo kandi unabwiriza ndetse atangira no gukora umwuga w'ivugabutumwa. Ibyo gusobanura filime yavuze ko ari ibintu yakoze mu gihe cyabyo, icyari kigezweho ari ukujya gukorera Imana. Ni gute rero Yanga ubu ngubu yaje kwitaba Imana? Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu bijyanye no gusobanura filime, inkuru yo kwitaba Imana ye yamenyekanye uno munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani 2022. Bikaba byahise binamenyekana ko
yitabye Imana akagwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yari amaze iminsi arwariye. Junior GT nawe usanzwe asobanura amafilime niwe muntu uzi watangaje ino nkuru bwa mbere, aho yatangaje yuko Yanga yapfuye saa 5:30 aguye muri Afurika y'Epfo, aho yari amaze iminsi arwariye. Yanga yari yaragiye muri Afurika y'Epfo mu kwezi kwa 4 k'uyu mwaka, aho icyo gihe yari ajyanye n'abana be kugira ngo basure umubyeyi wabo, cyane ko ari hasanzwe akorera. Agezeyo yaje gufatwa n'ubwo burwayi araremba, biza kurangira yitabye Imana kuri ino tariki twabwiye. Yanga ni umwe mu bagabo bazanye amagambo menshi, kugeza uyu munsi agikoreshwa nk'ijambo nyakariro. Ku munsi umwe yigeze guca ahantu abona ni icyaro cyane, abajije uko cyitwa bamubwira ngo ni nyakariro. Benshi mu bakurikiranye udusobanuro twe, iri jambo ni ijambo mwakunze kumva cyane. Uyu mugabo kandi ni nawe wanamenyekanishije amagambo akoreshwa nk'ubu nka tipe, ryakoreshwaga ahanini nk'umukinnyi w'imena muri filime, n'irindi nka debande nanone rikunda gukoreshwa nk'umugabo cyangwa se umukinnyi w'imena cyane muri filime, ariko akaba akora ibintu bibi cyane. Yakundaga kuvuga cyane ahandi kandi yitwa ngo kwa myasiro, imikasiro, umucango, arizo tekinike zikomeye cyane zihambaye zo kurwana, n'andi mazina kandi atangaje. Yanga rero yatangiraga gushyira muri filime mode abantu bazumvaga, avuga ngo karatangira kanakomeza. Amagambo yaje n'ubundi gukomeza gukoreshwa n'abandi basobanuzi mu myaka yagiye ikurikira. Yanga watumye benshi bagira ibihe byiza mu kureba filime ze yasobanuraga mu Kinyarwanda, akazikundisha benshi ndetse agaha benshi ubuzima bwiza bwo kwidagadura. Imana imwakire mu bayo.